utabonaga mbere cyangwa se ugakora ibyo utashakaga mbere. ahubwo ni gushyira ubwenge ku gihe. Gute kandi bavuga ko ushobora kubona gutaha saa sita z'ijoro cyangwa saa saba z'ijoro? Byaterwa n'icyakujyanye, n'undi utaba muri ghetto ashobora gutaha izo saha cyangwa akanagenda. Uvuga uti yenda ku muhanda bavuga ati umuntu umukobwa yagiye muri ghetto bisaba ngombwa ko ahita ahindura imico agatangira kujya muri ba bahungu atajyagamo, agatangira kujya mu mayoga, agatangira kwambara ya myenda kuko ari nk'imyenda utakwambara uri iwanyu, bikaba ngombwa ko ibyo bintu bahora bivuga. Wababwira iki ku bantu bazi ko ghetto ari ikintu kibi cyane? Aho ni ukwibeshya cyane kuko umuntu uba iwabo nawe ubwe nta kintu atakora nawe yabishatse. Ari izo nzoga yazijyamo, ari abo bakobwa bajyamo, ari abo bagabo bajyamo. Nk'uko no ku ishuri twabaga umuntu ku ishuri abanyeshuri benshi batoroka bakajya mu bintu byinshi bitandukanye. N'iwanyu rero watoroka ukagenda. Uvuga iki imbere ukiga nko ku ishuri wiga nko mu gatandatu? Yego. Ubu nyine uko watekerezaga n'ubwo uko ugitekereza watekerezaga gute nyine ukiri sikuru wavugaga ati yenda wabonaga ubuzima bwanze bumeze ute? Nkiri segonderi numvaga nisoza kwiga nzahita mbona akazi kandi keza. Ariko ibyo nibyo buri wese nyine ugisoza ukamara nk'amezi 5 wahise ubona bimeze bite imihanda? Nabonaga ari hatari, ugasonza abona akazi mbona ari ibisazi cyane. Yego. Ukibona akazi bwa mbere umushahara wa mbere byagenze bite? Umushahara wa mbere wawe wavuze ati ngiye amafaranga nakoreye guti cyanjye, nta muntu n'umwe navuze ati nta mubyeyi wayampaye, nyine nicyo kintu cya mbere wese utekereza? Byari 60,000. Natekereje kuguramo ibyangwe. Amafaranga abana makeya ahubwo. Nike wowe ukibona umushahara wa mbere ndasuhuza buri muntu wese wakoze subscribe kuri Kamba wanyu. Umunsi tubafitiye iki? Umunsi twongeye gutangaza, umunsi twongeye kujya hazwi nk'igahanga, umunsi twongeye kuganira n'umukobwa wanyu mwamusabye muri benshi cyane. Umunsi twamugariye twe turi manye mu ngenda mu imbere, ntabwo tujya tugenda mu binyuma. Aho intwari zahagarariye niho tuza tugakomereza. Ibigwari uyu munsi ntabwo tubikeneye. Umunsi tubafitiye ibintu byinshi cyane. Uze kuza gusaba ibyo usaba gusabwa n'iki? Ni ukuza gutegereza ukaza kureba ikiganiro kikarangira, ukibuka gukanda subscribe, ugatanga comment, ugakanda share back to back. Bimeze bite Jem? Bimeze bite man? Uyu munsi twari dukomeye byatari. Amakuru yawe bimeze bite? Amakuru ni meza. Imeze neza narebe. Yani. Ako bavuga ko maze iminsi urwaye. Yani maze iminsi ndwaye nabo ntabwo ndakira. Byagenze bite? Ni byizanye. Ni byizanye? Yego. Indwara zizana se cyangwa ibindi bintu cyangwa usanzwe birwara? Ntabwo nsanzwe mbirwara. Ateganya kujya kwa muganga se? Ndajya kwa muganga. Abasenga bagusengere se? Nabo bansengere cyane. Wibuka gusenga se? Ndabyibuka cyane. Wibuka gusenga ryari? Mu gitondo nasenga. Oya ntabwo tuvuga ibintu byo kubyuka mu gitondo ugahita ujya gusenga. Turavuga nyine ibisanzwe guterana ukajya gusenga. Hashize nk'ukwezi guterana. Hashize nk'ukwezi. Kandi mbere yenda byagenda gute? Mbere se ubu ngubu n'insengero nyinshi kwa bazifunze biba byagoranye cyane. Abapagani bivuga ko buri munsi muvuga ngo uyu munsi noneho ngo kubera insengero zafunzwe ngo nicyo kintu musigaye mufite ngo cyo kuvuga ko insengero zafunzwe mukaba ngombwa ko mubyitwaza. Hari igihe urusengero barufunguye rero rubakure bigatuma rero wenda ukorera umwanya umuntu aba anafite n'akazi n'iki ukabona rero nese kuki udasengera mu nsengero zikwegereye ukaba ngombwa kuvuga ngo ujya gusenga? Rushobora kuba rutakwegereye. Ahangaha ntabwo ari urusengero rwa Gahagararwa? Ni kure cyane. Ntabwo nahagenda n'amaguru. Cyangwa muri ghetto hatuma ibintu byose bigenda birangira bimeze bite? Oya ntabwo ari hatuma ibintu byose birangira. Iyo umuntu avuze ghetto wumva icyo? Iranzu buri muntu wese avuga ati ngiye sinjya muri ghetto binini. Ghetto uyibona ute? Nyibona ute? Ghetto nta birenze. Ni urugo rwawe nyine. Nyine ghetto yenda se hari ikintu ihindura ku bantu cyangwa se n'ubundi wenda gikomeye cyane kirigisha cyane. Nk'ikihe kintu yenda kituma uhinduka muri ghetto? Mu buzima bwa buri munsi. Nyine nibwo tubona inshingano ababyeyi bagiraga ukiba iwanyu bakugaburira bakwitaho. Biri muri ghetto nyine byose urabyimenya. Ariko akenshi na kenshi bavuga ko iba hari ability yo kuba wabona ibyo utabonaga mbere cyangwa se ugakora ibyo utashakaga mbere. Ahubwo ni gushyira ubwenge ku gihe. Gute kandi bavuga ko ushobora kubona gutaha saa sita z'ijoro cyangwa saa saba z'ijoro? Byaterwa n'icyakujyanye, n'undi utaba muri ghetto ashobora gutaha izo saha cyangwa akanagenda. Uvuga uti yenda ku muhanda bavuga ati umuntu umukobwa yagiye muri ghetto bisaba ngombwa ko ahita ahindura imico agatangira kujya muri ba bahungu atajyagamo, agatangira kujya mu mayoga, agatangira kwambara ya myenda kuko ari nk'imyenda utakwambara uri iwanyu, bikaba ngombwa ko ibyo bintu bahora bivuga. Wababwira iki ku bantu bazi ko ghetto ari ikintu kibi cyane?
aho ni ukwibeshya cyane kuko umuntu uba iwabo nawe ubwe nta kintu atakora nawe yabishatse, ari izo nzoga yazijyamo, ari abo bakobwa bajyamo, ari abo bagabo bajyamo, nk'uko no ku ishuri twabaga umuntu ku ishuri abanyeshuri benshi batoroka bakajya mu bintu byinshi bitandukanye, n'iwanyu rero watoroka ukagenda. uvuga iki imbere ukiga nko ku ishuri wiga nko mu wa gatandatu? Yego. ubu nyine uko watekerezaga n'ubwo ugitekereza, watekerezaga gute nyine ukiri sikuru, wavugaga ati yenda wabonaga ubuzima bwanze bumeze ute? Nkiri segonderi numvaga nisoza kwiga nzahita mbona akazi kandi keza. ariko ibyo nibyo buri wese nyine ugisoza ukamara nk'amezi 5 wahise ubona bimeze bite imihanda? Nabonaga ari hatari, ugasonza abona akazi mbona ari ibisazi cyane. Yego. Ukibona akazi bwa mbere, umushahara wa mbere byagenze bite? Umushahara wa mbere wavuze ati ngiye amafaranga nakuye guti cyanjye, nta muntu n'umwe navuze ati nta mubyeyi wayampaye, nyine ni cyo kintu cya mbere wese utekereza? Byari 60,000. Natekereje kuguramo ibyangwe. Amafaranga abana makeya ahubwo. wowe ukibona umushahara wa mbere bavuga ati hari nk'ukuntu umuntu uvuga ati byanze bikunze ngewe simara gufata umushahara wa mbere, ikintu cya mbere ngewe ikintu natekerezaga nzi ko nzahita ngura nk'indobo y'amandazi nkayicara ndi jyenyine nkavuga ati ngiye gufata freedom y'amandazi ubundi nirekure bya hatari. Ubu iyo utarayahembwa urayabarira, iyo uyafashe ubona bitavamo. Icyiza cyo kugira akazi n'ikiza cyo kutagira akazi wabonye bimeze bite? Kugira akazi ni byiza cyane, ntabwo byahura no kutagira akazi. Umukobwa ufite akazi n'umukobwa udafite akazi, umuntu ufite agaciro cyane ni uwuhe? Ufite akazi, kuko nta muntu apfa kugusuzugura burega ufite aho ukura amafaranga ushobora gukemuza ibibazo runaka. Yego. Ntabwo ari kimwe n'umuntu utayafite. Uha agaciro gute, agaha agaciro gute mu rugo? Iyo mu rugo wabibonaga navuga ati mu rugo bimeze bite, wowe ubyuka wirebera televiziyo, ubyuka ni nk'akahe gaciro ngo usigaye ubonera ababyeyi, aho nawe wasigaye wenda ufite inshingano zawe zo kuba uri muri ghetto? Ubu ndabibona cyane, mba nzi ko ntabwo naryama ntakoze, sinzabona yo kwishyura nyir'ibyondo, sinzabona yo kurya, sinzabona kugura n'izindi basic needs zitandukanye. Ubwo ntakoze nyine ntabwo nabaho nanjye. Ni cyo kintu wabwira mama wawe aka kanya? Mama wanjye aba ari kukureba. Mama wanjye ndamukunda cyane, ni umubyeyi w'intwari. Ari mama na papa wawe? Buriya abakobwa na basore baba bari connected cyane, bose ndabakunda cyane. Ariko buriya umubyeyi w'umumama nyine biba ari by'umwihariko. Ba papa turabakunda cyane nyine nk'igitsina gore, ariko mama ndamukunda cyane. Ni cyo kintu wakoze mu bwana bwawe ubu ngubu utakwifuza kuba wakora ariko baguhaye uburenganzira ko wagikora ubu wagikora? Ikintu wakoze mu bwana bwawe ariko ubu ngubu ukaba utagikora, ariko wenda bibaye ngombwa ko wagikora, wenda baguhaye, yenda byashoboka yenda kukigira, ni ikihe kintu wahita ukora? Oya. Nakundaga kugenda cyane. Wakundaga kugenda cyane? Gutembera, kujya mu mapati atandukanye, ariko ubu ntibikibaho. Ni cyo kintu ku ishuri utazigera wibagirwa cyakubayeho ku ishuri ariko kikamenyekana nawe ari wowe wenyine ukimenya, ariko ngo abantu batazi waba warakoze yenda? Hari nk'abantu yenda baha weekend bakagenda bagahita bavujya muri ghetto, kongera agasubira ku ishuri ndagakubita umunyeshuri cyangwa akazana undi muntu akamukubita diplate ngo ni umubyeyi we bikarangira.